Hello guys, so ndabasuhuje cyane urakaza neza kuri channel ya Kora Online. So muri iyi video ngiye kwereka uburyo bwiza ushobora gukoresha ukoresheje telefone yawe ukaba wakwinjiza amafaranga nta gishoro bigusabye nta nico umutanze, ariko ukagenda winjiza ibiceri bike bike, ibyo bita passive income ukoresheje telefone yawe. So ikintu usabwa cyane ni ugufata telefone yawe ukajya kuri Play Store ukadownloadinga application yitwa CoinTPlay. So nino application kwishyura amafaranga ma Bitcoin cyangwa se ma cryptocurrency ugakorera amafaranga kandi ukabikuza ku kanya. Na minimum withdraw igira ayo wafite urayabikuza yose. So ino application rero ni nziza cyane. Muri iyi video y'uno munsi nifuje kuba nakwereka uburyo ino application wayikoresha maze ukinjiza amafaranga. So nababwiye ngo ino application irizewe, ntabwo ari application ukoresha ngo nyuma bazakwiyindukira bakwishyure. So icyo dusabwa ni ukuza tukayidownloadinga, noneho nangiye kwereka uburyo ino application ikoresha maze ukaba wakwinjiza amafaranga. So reka tuyifungure dutangire. Murabona ko ino application rwose yizewe, n'amarate yagiye igira ni amarate akwereka ko yizewe. So rero reka tuyifungure, nuyifungura uraza guhita ugera ahangaha. Ikintu cya mbere ukora guhita ukora ahangaha, ukora muri screen yawe, bakagenda bakwereka ibintu bitandukanye. Si ngibi baba barimo kukwereka uburyo ino platform ikora cyangwa se ino application uburyo ikora, baba bakwereka ko uburyo ukoreramo amafaranga muri ino application ni ugukora spin, ubundi buryo ni ugukora ama surveys, ibibazo bagenda baguha ugakina game ukinjiza amacoin ndetse no kureba utuvideo duto tw'ama ad. Nababwiye ngo ino application ni ibintu byinshi ushobora gukoresha ukinjiza amafaranga, umwanya ufata uri kuri telefone ukaba wanawukoresha ugakoreramo amafaranga. So ino application irizewe, nushake wikorera research kuri ubushakashatsi ujye kuri Google searching cyangwa se urebe n'abandi bantu bayikoresheje bakubwire uburyo ino application ikora. So nitumara kubikora rero biriya barata dusaba gushyiramo amazina. Ahangaha tuyashyiramo amazina dukoresha first name, ushyira izina ryawe, username nawe ugashyiraho izina ushaka gukoresha ndetse ugahita ushyiramo na email yawe ukoresha. Ikindi kintu ushyiramo ni ugushyiramo password, ugashyiramo password. Ikindi cyo gisigaye ni gukora create account. So numara gukora account muri ino application uratangira uyikoreshe. So uramutse ufite ikibazo kuri ino application ndagusabye wandike muri comment ari ikibazo cyose ufite ku bijyanye n'ino application. So rero reka dukomeze. Murabona ko application twayinjiyemo tumaze gukora account nonaha. Ino application nakubwiye ngo ushobora kuyikoresha umunsi umwe ukaba wanabikuje kandi ukabikuza amafaranga ushaka bitewe n'uburyo ufite internet yihuta cyangwa se ufite ama megabyte, ukaba wakoresha ino application ukabona amafaranga makeya yo kugura izindi megabyte ugasigaza n'andi agura umwanya wawe. Murabona ibintu byose birimo ahangaha. Ushobora kuza ukadownloadinga application bakwereka ahangaha maze ukayikoresha igihe baba bakubwiye, maze igihe cyagera ukabona amacoin ahangaha kuri ino application ukaza ukayabikuza. So uramutse ukoze hejuru rero utubona option nyinshi. Murabona ko ndimo kwereka option zigiye zirimo, nayo numara kuyidownloadinga uraza kwisangamo bakwereka uburyo ikora. Ahangaha rero code uza gushyiramo ahangaha uraza kwisanga muri description. Numara kwishyiramo hari amacoin uza guhabwa ku buryo uza gutangira ufite n'amafaranga wahita ubikuza. Nakubwiye ngo ino application coin zose amafaranga ugenda ukorera bayabara muri coin, ndetse izo coin zikaba zivunjwamo amafaranga. Coin zose waba ufite wemerewe kuzibikuza. So bumwe mu buryo rero ukoresha ubikuza ni uburyo bwa cryptocurrency. Ushobora gukoresha Bitcoin wallet cyangwa se ugakoresha Doge wallet, n'izindi cryptocurrency wallet zose ukoresha ushobora kuzikoresha ukabikuza amafaranga ari muri ino application maze akaza no kukugeraho kuri MTN Mobile Money cyangwa se kuri Airtel Money waba ukoresha. So twebwe tubonye uburyo ukoresha ukabona amafaranga n'uburyo uyabikuza. So rero katugerageze turebe ko tubona amacoin. So murabona ko ahangaha hariho kureba video ukabona amacoin 5. Reka tugerageze reba video ahangaha maze coin zigata ziyandika. Nakubwiye ngo amafaranga yose ubona abarwa muri coin. So rero ugerageza kureba video ahangaha, ntabwo amafaranga wajya kuri ino application ngo utabona ku buntu gutyo gusa. Ayo ubuntu abare ahangaha se ngo spin. Ahangaha ukora spin buri munsi. Niba ushaka gukoresha ino application hari spin ukora ukabona point nkeya cyane. Izo point buri munsi baraziguha. Ibi ngibi nabyo bita mining ku bantu babizi cyane. Ahangaha ino spin ni nka mining. So rero twebwe reka tugerageze dukore spin. Urabona ko imibare irimo kwihindura, ndetse bambwiye ko ansindi amacoin 10. Ano macoin ushobora kuyabikuza bigakunda.
ano macoin tuba dukoreye ahangaha ushobora kuyabikuza nubwo aba ari amafaranga makeya cyane, ariko ukayabikuza ukabona ko yakugezeho, ndetse ugakomeza kuyikoresha ino application, ndetse uko utumira abantu benshi nako ugenda wongera amahirwe yo kuba wakongera amafaranga, ndetse ukaba wakorera amafaranga ku munsi ushaka. Ino application rero ahantu bungukira ni uko uyijyaho ugakora ibintu bitandukanye, kuko usanga ibyinshi baba barimo kwamamaza, maze wakora ibyo bakubwiye ukunguka ndetse nabo bakunguka. Murabona ko coin zamaze kujyaho, ahangaha dushobora kuzibikuza no minimum withdraw iba ahangaha. Urabona ko coin ziriho ahangaha, dushobora gukoresha wallet, nk'urugero reka tugerageze dukoresha ino Bitcoin wallet. Ushobora kwandikamo ahangaha wallet address yawe, ahangaha ugashyiramo amacoin ushaka kubikuza. Murabona ko twari dufiteho 0 n'ibice byinshi cyane, inyuma hakaza 4. Izo nizo Bitcoin dutsindiye nonaha. Murabona ko coin zitazivunja muri Bitcoin. Ahangaha ugashyiramo password yawe twashyizemo cyagiye tukirimo gukora account, maze ugahita ukora submit withdraw. So ino application rero nayigushimira. Niba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kandi ukomeze kubana natwe. Murakoze.